Uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri nibwo umukobwa watorewe kuba nyampinga wakunzwe kurusha abandi bose mu Rwanda ariwe Miss Mwiseneza Josiane yagombaga kujya mu karere ka Rwamagana aherekejwe n'abakinnyi ba filime abanyarwenya n'abandi benshi bagiye mu gikorwa cyo gutangira umushinga we warugamije cyangwa se ufite intego yo kurandura ubwingira ndetse n'imirire mibi mu bana. Mbere y'uko iki gikorwa gitangira ahantu hatandukanye hari ibyapa byinshi byamamazaga iki gikorwa dore ko kwinjira byari ubuntu. Kwasiteri zagombaga kubajyana nazo zari zakodeshejwe ndetse n'ibindi byose bikenewe kugira ngo uyu munsi uze kugenda neza. Miss Mwiseneza Josiane yari yatangaje ko kuri uyu munsi ngo haza kuba hari abandi bayobozi baza gutanga ubutumwa bugamije gukangurira abantu kurwanya ibitera igwingira mu bana. Kwinjira muri iki gikorwa byari ubuntu. Kuba yarahisemo gucisha ubutumwa mu bakina komedi ngo byatewe nuko iyo ubutumwa buciye mu bintu nk'ibi ngibi abantu bakunda babyumva mu buryo bwihuse. Gusa bitunguranye iki gikorwa kikaba cyaje gusubikwa aho kugeza aka kanya akarere kabyanze kavuga ko nta muntu n'umwe ufite iki kibazo muri aka karere kose ka Rwamagana. Twagerageje kuvugana na Josiane gusa inshuro zose twamuhamagaye ntiyabashije kwitaba ndetse na musaza we akaba n'umujyanama we twagerageje guhamagara akaba yatubwiye ko kuvugana nawe kuri uyu munsi bitaza kuza koroha. Josiane navuga ko ari mwe mu muhagarariye mwabyakiriye gute kuba meya yanze ko cyaba kiragikorwa? Ihangane turaza kuvugana se ihangane ndi mu kazi ndakuvugisha. None mujye gukora iki kuba bitabaye? Reka tuze kuvugana ihangane ntabwo ndi ready kuvugisha akanya ko ndi concentrate ku kazi. Imibare yerekana ikibazo cyo kugwingira ivuga ko akarere ka mbere kagaragaramo iki kibazo ari akanyabihu. Akarere ka Rwamagana nako kakaba gafite umubare w'abana bagwingiye utari hejuru cyane gusa mu mihigo yako kurwanya igwingira mu bana kikaba ari ikintu kiri hejuru y'ibindi.